umurokore abyina mu rusengero, undi mwanya akabacyuye indaya. Umuntu umwe ngo yigeze gutaha ubukwe, hanyuma yari yatumiye habiri. Ageze mu nzira aribaza se ndataha ubuhe, yajya gucamo imwe akavuga ati se ntaho ubuhe. umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe, mumeze neza, Imana y'amahoro ibishimire. Haleluya. Nyemerera tuganire ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka dusenge. Turagushimiye Nyagasani Imana Nyiringabo, uruwera uruwera uruwera, uhabwa icyubahiro. Amavi yose agupfukamire, ibyaremwe byose biguhimbaze. Nimba urugaragare uvugire muri nge, ijambo ryerigere hafi na kure, kandi rifashe imitima y'abaryumva, nanjye fashirizwe muri ryo mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusome Gutegeko kwa kabiri igice cya 11, turahera ku murongo wa 26 tugeze 28, hanyuma twongere dusome igice cya 11 nanone duhere ku wa 13, dukomeze twumve icyo itubwira. Haranditse ngo murongo wa 26 11:26, dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo, uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mategeko uyu munsi. Uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi, ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya. Hanyuma utujye ku murongo wa 13, dusubira inyuma gatoya w'icyo gice. Murongo wa 13 uravuga ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoresherezeho imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta yerayo yanyu, kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya muhage. Mwirinde imitima yanyu itoshywa, mugateshuka mugakorera izindi mana, mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka, akaziba ijuru, akica imvura, ubutaka ntibwere imyaka yabwo, mukarimbuka vuba, mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Imana itugirire neza. Iyo dusomye muri iki gitabo cyo Gutegekwa kwa kabiri, tuhasanga amabwiriza Imana yahaga Mose ngo abwire ubwoko bwayo bwa Isiraheli, hanyuma akababwira iby'Imana imubwiye. Ibi ngibi yavugaga ntago ari byo yitekererezaga, ahubwo yajyaga imbere y'Imana, Imana ikamuha amabwiriza, ikamubwira uburyo bagomba kuba mu gihugu n'uburyo bagomba kubaha Imana. Hanyuma nazanye intego iravanga amahitamo n'ayawe, nabo bagombaga guhitamo bitewe n'ibyo Imana ibabwira, kuko yasezeranyaga igihugu, kandi igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cyiza, igihugu Imana yarabiteguriye, ariko ikabasaba ko bagomba kubaha Imana. Hanyuma bagahitamo rero, bagahitamo Uwiteka cyangwa bagahitamo ibigirwamana. Nibwo rero iri jambo Mose yagomeza aribwira Abisiraheli, arababwira ngo dore hari inzira ebyiri mbashyize imbere yanyu, inzira ebyiri, hari inzira y'ubugingo, hari n'inzira y'urupfu. Muhitemo guhabwa umugisha n'Uwiteka cyangwa muhitemo umuvumo. Rero amahitamo ni ayacu, no muri iki gihe cyacu twese twiriteguye kujya mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, igihugu bita ijuru. Ijuru rero riri imbere yacu, buri wese araryiteguye. Muri iki gihe rero Imana yabwiye Mose ngo abwire abantu bahitemo inzira. Avuga ati inzira ni ebyiri, hari inzira y'ubugingo, hari inzira y'urupfu. Muhitemo mwubaha Uwiteka mu mukorere. Hanyuma agerageza kubereka uburyo bakiri mu gihugu cy'i Kanani, nibakigera mu buryo bazaba. Imana iravuga ati ngiyewe nimunyumvira, nzajya mvuba imvura mu gihe cyayo, muzarya muhage, nzaha amatungo yanyu ubwatsi. Ni ukuvuga ngo Imana igenda ibereka imigisha izagenda ibaha, kuko tukiri mu isi, Imana yiteguye kuduha imigisha nituyumvira. Kandi
kandi imigisha ituri imbere ngo muzarya, muzambara, muzaba mu gihugu mufite amahoro, nzabavubira imvura mu gihe cyayo. Ariko nimuhitemo kunyumvira. Amahitamo ni ayawe yo guhitamo umugisha cyangwa umuvumo. Dore umugisha ukuri imbere, nuhitamo kuwufata Imana ihimbazwe, kandi n'umuvumo urahari. Inzira ifunganye, hakaba n'inzira ya gihogere. Dusome Yohana 3 umurongo wa 16 tugeze 21. Nagira ngo mbabwire ngo amahitamo ni ayawe yo guhitamo inzira ikunogereye. Nagira ngo mbabwire nimuhitemo, hitamo. Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo. 3:16 aratubwira ngo, Yohana igice cya 3 guhera ku murongo wa 16 arakubwira ngo, kandi kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Murongo wa 18, umwizera ncirwaho iteka, ariko umuntu utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuku umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Nababwiye ngo amahitamo ni ayanyu. Ni ukuvuga ngo hari umucyo, hari n'umwijima, hari inzira y'ubugingo, hakaba n'inzira y'ubupfu. Ariko kuki uri guhitamo nabi? Ntabwo ubibona ko wahisemo nabi? Kuki wahisemo nabi? Ariko haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro ko wakongera ugahitamo. Imana ibwira Mose, aramubwira ati, dore mbashyize imbere inzira ebyiri, inzira y'ubugingo. Inzira y'ubugingo irimo amahoro, inzira y'ubugingo irimo ibyishimo, inzira y'ubugingo irimo gutsindishirizwa. Suko tutababara, suko tudahura n'ibitugerageza, ariko iyo uri mu nzira y'ubugingo Imana irakuneshereza, kuko uba uri mu nzira, kandi inzira itunganye. Nubwo wageragezwa ukamera nka Yobu, ariko Imana irongera ikagushumbusha. Ndakwingiza hitamo inzira y'ubugingo. Inzira y'ubugingo Yesu yigeze abwira abantu ngo, dore kunkorera ntago biruhije, n'umutwaro wanjye ntago ugize gute, ntago uremereye. Ntago biremereye. Gukizwa ni ukwemera ko uri umunyabyaha, ukemera gusa. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbese wizeye umwana w'Imana cyangwa ufite ibindi wizeye? Umwana w'Imana agutegeye amaboko, arashaka ko umuhitamo ukamwizera. Ni inzira ebyiri, uri muyihe? Umuntu umwe ngo yigeze gutaha ubukwe, hanyuma yari yatumiye habiri. Ageze mu nzira aribaza, se ndataha ubuhe? Yajya guca mu imwe akavuga ati, se ntaho ubuhe? Yajya guca mu yindi akongera akagaruka, ntaho ubuhe, ntaho ubuhe. Abantu benshi babaye ba ntaho ubuhe. Ari mu nzira y'ubugingo, ubundi akaba ari kwa Satani. Umwanya umwe abakijijwe, mu wundi mwanya ukamubona mu kabari. Umwanya umwe aba ari umurokore abyina mu rusengero, undi mwanya akabacyuye indaya. Ninde watembereye? Ninde uri mu irogi? Ni wowe. Umwanya umwe uramubona akijijwe. Inzira n'ebyiri bakozi b'Imana, inzira n'ebyiri, hitamo inzira imwe ikubonereye. Yambwira abantu nkababwira, ntereka nkubwire rwose, aho gukizwa nabi ngiye nakemera nkerura, nkajya mu bupagani, nkakora ibyaha, nkinezeza, nkakora ibishoboka byose. Erega reka mbabwire, ibyaha biraryoha. Ugira ngo se umuntu usambana nta buryoha bubamo? Ugira ngo se umuntu wanyweye agacupa ari kumwe n'abandi, ugira ngo uburyohe bw'isi ntiburimo? Hari korari yigeze iririmba ngo isi iraryoshye. Hari abantu bagera muri ubwo buryohe, mbese bakagera aho bita ngo mu kinya niko mujya muvuga. Icyo kinya cyanyu mukigeramo nyine mukagagariramo. Rero hari abahisemo iyo nzira. Ariko reka mbabwire, abantu bayihisemo namwe, Yesu arimo aravuga ngo, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nimuze nzabageze kwa Data. Reka mbabwire, nawe nubwo wahisemo iyo nzira, ariko wanayihagarika bikemera, ukagaruka mu nzira, ukajya mu nzira yo gukiranuka, ukabonera, ugatungana. Reka mbabwire ibyiza by'inzira. Iyi nzira y'agakiza, iyi nzira y'agakiza iraturuhura. Iyi nzira y'agakiza iguha ibyiringiro bya none n'ibizaza. Iyi nzira y'agakiza ituma mu rugo rwawe
habamo amahoro. Iyi nzira y'agakiza iyo uyitoje abana bawe, abana bakurira muri ko kandi bakagira disipurine bakuye ku babyeyi, bakagira na disipurine y'ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ibyiza byo gukizwa, umva, gukizwa ugakizwa neza, harimo aya mahoro, harimo ibyishimo, harimo umunezero, harimo urugo rwiza, harimo, umva, niyo uriye duke ukaturya unezerewe, urishima, ukarya ikijumba cyawe ukumva uguwe neza, ukamera neza, abana bawe mukishima mukanezerwa. Ariko iyi nzira y'urupfu, uzi iyo watashye wasinze, uzi amahoro buza mu rugo, ibyo byose we ntago ubizi. Uzi iyo habonetse amakimbirane, uzi iyo mwateranye umugongo, ibyo byose se si inzira y'urupfu? Nagira ngo mbabwire ngo amahitamo ni ayawe. Nazanye intego ivuga ngo amahitamo ni ayawe. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wakwemera ukamuhitamo, wakwemera ukamwumvira, ni umwungeri mwiza. Imana ishimwe. Munyemerere dusoze iki cyigisho, ariko iri jambo ryiza ry'umurongo uyoboye abakristo ritubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nagira ngo mbabwire ngo iyi nzira yinjiremo kandi uzanyurwa, uzanezerwa, kandi nyuma y'ubu buzima tuzabona ubundi buzima. Aho wababariye, aho waburiye amahoro, ubu muri Yesu yo arahari. Gerageza uze urebe yuko Yesu atakugirira neza. Dushima Imana kandi ubyizereremo, uhitemo neza, uhitemo inzira y'ubugingo, uhitemo inzira y'amahoro. Ijambo ryatubwiye ngo nimunyumvira nzabaha imvura mu gihe cyayo, muzagira ubame mu gihugu, muzanezerwa, muzishima. Nyagasani Imana yacu, ndagushimiye, ndaguhimbaje. Shoboza umuntu wese guhitamo, kandi abantu bahisemo neza ubakomereze muri iyi nzira. Muri iyi nzira harimo ibyiza, ariko kandi iyi nzira irarwanywa. Iyi nzira hari ibitero bijya byoherezwamo kugira ngo bigushe abagenzi. Abahuye n'amasasu muri iyi nzira, abahuye n'ibihosho muri iyi nzira, abahuye n'intege nkeya n'ibyabagoye ngo bibasubize inyuma, ndabasengeye Mana kugira ngo ubarengere, ubatabare. Nkuko tujye twumva uburyo wagiriye neza mu Kristo ubwo yahuraga n'abasubira inyuma muri iyo nzira, ariko agakomezwa n'ijambo n'umuzingo w'igitabo yari afite, niko sengeye abantu bari muri iyi nzira bahuriyemo n'ibibazo kugira ngo basubize. Kandi muri iyi nzira nziza ndasenze ngo umuntu wese uyihitamo umuha imbaraga zo kuyigendamo amahoro. Kandi Mwami Imana, ijambo ryera tubwira ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data utamujyanye. Abandi bafite izindi bahisemo, ariko ndabasengeye kugira ngo bamenye ko Yesu ari we nzira, bamenye ko Yesu ari we mahoro. Ndabatongera mu maso y'Uwiteka kugira ngo abantu bahitemo, kandi bahitemo neza, ko abantu benshi bamaze gusubira inyuma, abantu benshi bamaze kureka Imana, ariko nibongere bagaruke, nibongere bagaruka mu nzira, nibongere bumve ijwi ry'Imana muri iyi nzira, nibongere bakomezwe n'amaraso ya Yesu. Urakoze Mana kubidukoreye, udushoboze kuzarangiza urugendo amahoro. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu, amen.